Hello guys, mumeze mute se? Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi nabazaniye akantu k'ubwenge. Mwajyaga mugira ikibazo cyo gutunga amasafuriya iwanyu mu ngo, amasafuriya afite ibintu by'imbyiro z'umukara. Ntimugire ikibazo. Ibyo ngibyo nabiboneye igisubizo rwose. Upfa kuba wowe unkurikirana gusa. Ntabwo uzamburana ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu by'ingenzi ugomba kuba ufite cyangwa se iby'ibanze ugomba kuba ufite kugira ngo urwanye izo mbyiro ku isafuriya yawe, cyangwa se ufite ipasi ifite umugese ushaka guhanagura, wakifashisha ibi bintu bibiri byonyine, ubundi ugaca ukubiri rwose n'ibintu by'umugese ku ipasi yawe, imbyiro ku isafuriya yawe. Upfa kuba ari ikintu ndetse n'ikindi kintu cyose gikozwe muri aluminiyumu, aho rwose wabikoresha nta kibazo. Ikintu cya mbere usabwa kuba ufite umutobe w'indimu. Ikindi cya kabiri usabwa kuba ufite amakara aseye neza anoze wayunguruye ari agafu. Fata ya makara y'indimu, fata na wa mutobe w'indimu, ubivange, ukomeze ubivange paka bibaye nk'ikivuge gifashe. Fata aka eponje ushyiremo cya kivuge cyawe se cyangwa cya gikoma wavanze cyafashe, ugenda uhanagura kuri ya pasi yawe cyangwa se kuri ya safuriya yawe. Rwose ni ibintu bivaho mu buryo bworoshye bitakugoye, nta mbaraga ukoresheje, kandi isafuriya yawe igacya rwose. Rero guys, niba ukunze ubu butumwa nguhaye, nkorera akarayike n'agakomenti, ntacyo byaba bitwaye. So bye, ndabakunda cyane, mukomeze mu